Bana inshuti zanjye muraho, ni Kapiteni Moses uje kubacira umugani. Uyu munsi ngiye kubacira umugani w'imbwa n'isake n'isega. Mwibuke gukora subscribe mukanda no kukazogera kugira ngo tugishyiraho imigani izagihita ibageraho. Kera habayeho imbwa n'isake, byari inshuti binaturanye. Umunsi umwe bihana gahunda yo kuva ahantu hegereye ibirunga bijya i Kigali. Biragenda bubyiriraho. Kubera isake yatinyaga isega, yirarira mu giti cyari aho hafi. Imbwa irara mu mwobo wari uri aho hafi y'icyo giti. Bukeye isake irabika, isega yari iri aho hafi ibyumvise, izigenda gakivuga ati reka ngende nge kariya gasake nyarubwana atarabyuka kuko yabidikana. Isega igeze munsi y'igiti isake yarayemo irayibwira iti uzi ukuntu ufite akajwi keza. Isake irayibwira iti genda ubanza ubaze inshuti yanjye imbwa ibanza ize hano mbone kumanuka tuganire. Isega igenda ihamagara imbwa. Imbwa aho yari iri mu mwobo iyumvise iramoka cyane, iva mu mwobo yirukanka n'isega. Bigeze aho birarwana, birangira isega itsinzwe, iriruka irahunga. Imbwa iragenda irimo gusakisha isake, nuko biragenda birahunga. Bigeze aho byari bigiye, biricara biraganira birishima kuko aho byari bigiye bihageze amahoro. Siyo hahera umugani. Kandi mbere yuko ngenda mwibuke gukora subscribe mukanda no kukazogera cyangwa ibiganiro tuzajya dushyiraho bizajya bihita bibageraho ako kanya. Bye abana, turabakunda cyane, tuzasubire ubutaha.